umucyo turirimba n'umunezero twegereje kugera iwacu, aho niho tuzabana iteka ryose, ubu tugiye kugerayo. Maranatha yo kuwa 18 Werurwe, uguhumeka k'ubugingo. Musenge ubudasiba. Rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 17. Isengesho ni uguhumeka k'ubugingo, umuyoboro w'imigisha yose. Uko umutima wiha n'ubusenga, Imana ibona ingorane zawo, ikitegereza intambara urimo, maze ikita kukwicisha bugufi kwawo. Imana ishyira ikiganza cyayo ku mutima, maze ikumva neza uko utera. Nta cyawubabaza, nta cyawuhungabanya, nta gahinda kawuzura, nta cyaha cyawigarurira, nta gitekerezo cyangwa umugambi usunika Imana itabizi. Ubwo bugingo bwaguzwe igiciro kitarondoreka, kandi bwakunzwe urukundo rutagajuka. Gusenga usaba muganga mukuru gukiza ubugingo bizana umugisha w'Imana. Gusenga biraduhuza twe nk'abantu, kandi bikaduhuza n'Imana. Gusenga bizana Yesu iruhande rwacu, bigatanga imbaraga nshya n'ubuntu bushya mu mutima ucitse intege kandi uteraganwa. Yesu umukiza wacu yarageragejwe mu buryo bwose nk'uko natwe bitubaho, ariko ntiyakora icyaha. Yafashe akamero k'umuntu, abaho nk'umuntu, kandi ibyo yakeneraga ni nk'ibyo abandi bantu bakenera. Yifuzaga guhabwa ibyo umubiri w'umuntu ukenera, ndetse no kuruhurwa ingorane zo mu buzima. Binyuze mu gusenga se niho yakuraga umwiteguro wo gusoza inshingano no kunesha ibigeragezo. Umunsi ku munsi yajyaga mu murimo yo gukiza imitima, kandi yararaga amajoro menshi asenga ku bwa benshi bageragezwa. Ibihe by'amajoro Yesu yamaze asenga ku musozi cyangwa mu butayu byari ingenzi kuri we mu kumutegurira guhangana n'ibigeragezo byabaga bimutegereje mu minsi ikurikiyeho. Yumvaga akeneye gusubizwamo intege no guhindurwa mushya mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kugira ngo yitegure guhangana n'ibigeragezo bya Satani. Kandi abaharanira kubaho imibereho ye baziyumvamo ubwo bukene nkawe. Aratubwira ati, umuntu wese wifuza kunkurikira yiyange, yikora umusaraba w'iminsi yose, ankurikire. Kristo wenyine niwe wadushoboza kwikiriza igihe avuze ati, mwakire umutwaro mbakorera, munyigireho, kuko ndi umugwaneza woroheje mu mutima. Ibi bisobanuye ko buri munsi nari igomba kubambwa. Kristo agomba kuduha imbaraga zo gushikama n'ubushake bwo kubabazwa no kurwana intambara z'Uwiteka dufite imbaraga zidacogora. Iyo umunyantege nke kurusha abandi afashijwe n'ubuntu bw'Imana, ashobora kugira imbaraga zituma aba umunyambaraga kurusha intwari. Amen. Maranatha, ibyiringiro by'itorero ni ukugaruka k'Umwami Yesu. Haleluya. Igihe gito